Mwiriwe neza. Ijambo ry'impamba ngira ngo riraba rigufi. Ni ugushyira hamwe mu magambo make ibyo tumaze iminsi tuganira, ariko ngira ngo nsabe kandi nibutse ko inama nk'izi tuba twagize n'ibiganiro byanyuze muri izo nama, ntibikabe byo guhora dusubiramo gusa bimwe bitabona ikibivamo, bikaba umugenzo gusa tukajya tuza tukavuga ibibazo, tugatanga ibisubizo, tukaganira ibintu byinshi, ariko umwaka washira twagaruka tugasanga ni nka kwa kundi. Byinshi byagiye bigenda ku buryo bwari bukwiye kuba bwarakosowe. Ntacyo byaba bimaze abantu iyo badindira mu mikorere no ku bintu bazi. Niyo mpamvu urebye n'ibibazo bya rusange dufite, navuga ko ari no muri Afurika ahubwo. Naho ubundi igisobanuro ariko cy'uko igihugu cyacu n'ibindi byinshi muri Afurika byo kudatera imbere bibibihe ibisobanuro, ko ngira ngo aho bishingiye hambere ni aha ngaha. Ibitekerezo byiza ntabwo bivamo imikorere myiza, ntabwo bijyana iteka. Twisuzumye rero ubwacu duhereye iwacu ngira ngo turabibona. Ntabwo twahora dufite abantu benshi muri hano rwose, ubundi murashoboye, tekinikare murashoboye, ariko hari ikintu cyiza kikabavanamo ubwo bushobozi, umuntu akabura aho bugiye, akabura irengero ryabwo. Abantu bahora bashoboye, ariko bigaruka ngira ngo buriya politiki nayo ni umuco, biva ku muco. Iyo wifitemo ubushobozi, ubumenyi, ibikenewe byose, ariko ntihagire ikikuvamo kigaragara, umuntu avuga ati ni byiza, ejo twari aha none ubu tugeze aha, turakomeje, intambwe iragaragara, turatera imbere. Haba hari ikibazo. Abantu bashoboye, abantu bafite byinshi mu bikenewe, impamvu bahora badatera imbere. Uyu mugabane wacu wa Afurika, indwara iwurimo ni iyihe? Hari ubwo tuzajya twifashisha wenda, kandi bifite ishingiro, hari ubwo twifashisha ko abaduteye ibibazo na kera kose bakidukurikirana bagashaka uburyo niyo babonye ushoboye uriho ugerageza gutera intambwe, baraza bakamucubya. Bafite uburyo bwinshi babikoramo, ntunabibone ngo ubimenye ko ari byo, ariko baragucubya, bahora
always checking you and putting you in what they call your right place. Your right place should be there. And hatishe, hadakijije, rimwe na rimwe bakugirira imbabazi bakaza bakakugirira impuhwe bakakuzamuraho gato ntupfe ntukire ugahora uri mu bitaro ukavamo ugasindagira bakakwereka ugasindagira aho wajya kwegura umutwe bakagusubiza mu bitaro. Niko Afurika ibaye rwose. Urebe hirya no hino uzabibona. Ariko nubwo ariko bibaye, abo ngabo wabashyiraho urubanza, wavuga uko bameze, wagira ute, ariko kuzi ko bitazahinduka cyangwa bidahinduka, ubyemerera iki? We washyizeho uburyo bwawe ukoreraho ukagera ku cyo ushaka. Icyo tubuza ni iki? Tuzahora amateka yabaye, tujya mu igihe cya slave trade, tukavamo tukajya mu colonial times. We can't keep referring to that as our problem. That is so how about now? What is it now that prevents us doing what we ought to? Ni iki mwe rwose mutahanye iki mu mutwe iyo mwibaza ibyo? Ariko mwabyumvise, mwabibonye. Iyo uraho dusubiramo ibintu inzego zashyizweho zishinzwe kugira gutya gufasha ariko ntizibikora. Umwana agahaguruka, umukobwa hariya wahagurutse ati sinzi aho kujya cyangwa ndahajya, bakambwira ngo ningire ntya. Erega ibyo ni ukuri baraturindagije nyine, natwe turemera turarindagira. Ubu turindindagiza ni ukwirirwa kandi twifitemo ubushobozi da. Twifitemo ubushobozi, ibintu byose turabyumva, ibibazo inkomoko zabyo turazizi, inkomoko turazizi, ibibazo turabizi, ndetse n'ibisubizo. Ariko hagati aho tukarindagira, tukirindagiza. Ejo bakubaza ikibazo kikaba amateka, kikaba abantu baza bakakugirira nabi cyangwa bakakugira bati wemerera iki se? Umuntu aragusanga mu rugo rwawe, mu burenganzira bwawe, akakurindagiza ukemera. Barangiza uwakurindagije wibwira ko ari we kibazo. Ikibazo ni wowe wemera kurindagira. Twahindura dute rero mu by'ukuri imico yacu, ingendo yacu, ingiro yacu, byose ko tubizi hagati yacu hari ibibazo byinshi ku isi. Ibyo ntabwo tubifitiye ubushobozi kubikemura, ariko dufite ubushobozi bwo gukemura ibyacu. Turabufite rwose. Impamvu tutabikemura noneho tugasigara twizibukira ayo macumu badutera bagira ngo baducubye, cyangwa natwe tukayabatera mbese. Kuko nicyo gisigaye. Ntabwo numva impamvu abantu ibibazo ku isi. Cyakora
Eh, Imana abantu bakunze kuvuga ni iki, abandi bajyaho bakayikoresha kuyobya uburari no kuyobya abantu. Imana yizi kuringaniza. Iyo usigaye ureba ibibazo tumazemo imyaka n'iki dusobanura abantu ntibatwumve, wajya kubona ukabona n'aba bandi batatwumva nabo ibyo bibazo byabagezeho. Urebye ku isi hose, isi ifite ibibazo, n'aba bandi b'ibigirwamana nabo barabifite bitari bike. Ntawe bikwiriye gushimisha, ntabwo bishimishije ngo nabo barabifite, ariko biramfasha kubibutsa ngo ariko n'ibyo mugira n'abandi, burya namwe ujya gusenya ahandi, wagaruka iwawe ugasanga nawe bahasenye. Ubu nibyo bisigaye biriho. Ariko ibyo byose ntibikwiye kuturindagiza ngo twibagirwe ibitureba twebwe dushoboye. Hari ibyo dushoboye, ibyo dushoboye tubikore, ibyo tudashoboye tubishakire uburyo, dushyiremo imbaraga, tubihe igihe, dushake uko twabigeraho, ariko dukora ibishobotse byose bikwiriye gukorwa. Hanyuma dushake uko tubana n'abandi, ari abaturanyi, ari abatuye kure, nibidukundira dukorane nabo neza, nibyanga izo mbaraga tuzigarura iwacu, dukora ibyacu bitureba, niko twatera imbere gusa. Ibi rero ntabwo bikwiriye kuba amagambo ya buri munsi, ya buri gihe, ahubwo ayo magambo, ibivugwa, ibiganirwa hano bikwiriye kuvamo ibikorwa bigaragara ko dutera imbere. Hanyuma hagati yacu tukajya tubishakira uko tubibazwa n'uko tubisubiza. Intego ari uguhora dutera imbere. Ndabashimira rero mwese ababonye umwanya wo kuba muri hano muri ibi biganiro, cyane abatanze ibiganiro. Ndashimira na partners bari aha ngaha bakurikiranye kuva ejo ibyo twaganiriye, nubwo batavuze keretse nk'umwe wavuze gusa, ariko ngira ngo batwumvise. Nizeye ko ubwo baduteze amatwi, batwumvise, bifitiye icyo byamaze nabyo. Ndabashimira mwese, ari partners bo hanze, ari abo mu gihugu. Mugire ibihe byiza n'akazi keza.